Nditabaara ikibuga dore ahangaha hafashwe n'igicuri. Habaye iki? Ikibuga afashwe n'igicuri. Yamye hasi habaye. Ikibuga afashwe n'igicuri kandi akizwe na yawurute ndetse na ji. Ko ji twazimaze na yawurute zikaba zashize. Tubaha amazi. Hari icyo ari bumubari? Oya. Kibuga afite ikibazo ubu ngubu bwose atabonye yawurute na ji ntabwo byashoboka. Arakomeza arware gutya. Dufite amazi yonyine. Niba amazi atayemera rero mufate mujyane kwa muganga. Dufite amazi gusa. Bazi na kaceke nako amazi gusa ariko muri abagome. Ahubwo yazuse ndumva avuga mutiro mujyana ahubwo iwabo tutiriwe tumujyana no kwa muganga. Nyamara muri abagome umurara arwara igicuri mukamwima yawurute mukamwima ji hasi mwongereho na kaceke noneho n'amazi mwari munyemereye mwayanyimye ariko muri abagome. Mbega we mujye muvana imitwe ahangaha mw'abana mwe mugende ubwo muve hano n'abasekirite ba hano ku Nyange batabafata kuko hano nta muntu ujya wemera kuhahagara ngo akore amanyanga nk'ayo ngayo. nyamara rwose imitwe iranze kibuga we twokeje inzoka ducyuye ubusa cya hano rwose kisofa dutahe. Ariko Kibwa sinari nakubwenga imitwe yawe ntabwo ikora. Nuko rwose aho umutindi yanitse yewe cyanze bibaye bya bindi twitahire rwose ariko namwe muri abatindi.